Wari uzi ko ushobora kongera rame ya telefone yawe? Ushobora kwibaza ubundi se rame ni iki? Rame ya telefone ni ububiko bw'igihe gito. Reka tubyumve neza. Rame ni nk'uko wavuga nk'imeza mu rugo muteguriraho ibintu. Naho ububiko busanzwe bwa telefone akaba ari nka stock mubikamo. Rame rero ikintu igufasha ni nk'uko wakura ibintu mu bubiko busanzwe bwawe bwo mu rugo ukabizana ku meza ukabitunganya. Aho hantu biba biri muri icyo gihe ukiri kubitunganya niho muri rame. Iyo umaze kubitunganya ukaba wabisubiza mu bubiko bunini, nicyo twita ko ubitsa amakuru yawe cyangwa uyasevinze no muri telefone yawe. Ni kumwe umuntu ashaka kugusaba nka nimero za telefone, ukajya mu rutonde rwa nimero zose za telefone ufite ukazikopiya ukaza kuzimuha kuri WhatsApp. Muri ako kanya ko kuzikopiya no kuzimwoherereza, aho izo nimero za telefone ziba zibitse niho muri rame. Uko rame rero irushaho kuba nini niko ishobora no kubika amakuru menshi kurushaho. Nk'iyo uri gukoresha ama application menshi atandukanye, urugero nk'aya ngaya, amakuru yose uba utarasevinga cyangwa utarabika bya burundu, aho ababitse niho muri rame. Uko rame yawe irushaho kuba nini niko ushobora gufungura application nyinshi kandi ikaba ifite n'amakuru menshi utarabasha gusevinga. Telefone ya A80 ifite rame ihagije, ariko ushobora no kuyongera mu gihe ukeneye yisumbuyeho. Reka twongere rame ya telefone. Ujya muri setting, ugakanda kuri special function, ugakanda kuri MemFusion, hanyuma ukongera rame yawe. Nyuma yo guhitamo rero rame ukeneye, uhita ukanda kuri modify and restart, hanyuma ikaza kwaka ifite rame ukeneye.